byiza cyane. Tujya mu cyumba. Yego. Okay, fine. Imbere ujye kumereza umuringa mama. Uretse gasubira tujya mu cyumba. Yego tugende. Okay, genda rero jya imbere. Twongeye kubasubiza inshuti bavandimwe bakunzi b'inzira y'umusaraba, bakunzi ba filime nyarwanda muri rusange, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Rero twabonye abakunzi b'inzira y'umusaraba twakomeje kugenda tubona ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye muri filime yacu inzira y'umusaraba. Kugeza na n'ubu rero ni filime igikunzwe cyane, ni filime ikirebwa cyane ku rwego rwo hejuru, ku rwego ruhanitse, ari nako natwe tudahwema kuza tubabwira uko ibintu byagenze, uko ibintu biba bimeze, ariko tuba twitegura indi episode ijya igiye ikurikirana umunsi ku munsi. Agace rero katunejeje cyangwa se ikintu tugiye kugarukaho aka kanya ni ikangukaga iribagiza yakangutse, iribagiza yacitse ububi wo kwibagirwa cyangwa se ikintu cyaratumye yibagirwa yacitse. Aha ngaha iribagiza abasha kwibuka, nubwo tutarasobanukirwa neza ibyo yibutse byose, ariko byanga byatuza kumenya ko yaje abaza gukandambara urubanza rwa nyuma. Ni byiza ko iribagiza yibutse, ariko aha ngaha mukandambara bigaragaza ko nawe rero hari icyo avuga, ari kumubwira ngo ngwino tujye mu cyumba tubiganireho. Twavuze ko iribagiza yibutse ari kwacyusa, bakagani bakanahamusanga bakaganira no kumva ibintu by'umuriro. Iribagiza ikavuga ko ahise abyibutseho cyane kandi ko kumureba bivuga ngo uyu muringa nawe uri muri byo yibutse ibintu byamufashije no kwibuka. Ibyo rero byaterwa bivuga mu njyana kwa Mukantambara. Ahageze yahasanze Koca na Kanyana ndetse na Mama Kanyana bari kuganira, bari kwibaza ukuntu iribagiza yakangutse uyu munsi, bavuga nk'igihe umunsi we iribagiza yakaziho, ariko bakaba nawe bari kubona n'ibintu nayo rero nabyo byari bibateye ubwoba bw'ukuntu, ariko bagiye kuyoga ibintu iribagiza arahageze. Byari ibintu rero by'ibyishimo, byari ibintu byabatangaje, ibintu byatumye bongera kubona cyangwa bongera kuhita bishima muri rusange. Ariko icyabatangaje cyane ni ukuntu iribagiza yaje atadwiyambitse, ahamagara Rugema, ahamagara Mukantambara, baje rero yabatutse, yabandagaje, yabashyize ku karubanda, abereka ko ibyo bakoze byose ari bibi cyane imbere ye, abereka ko yuko yibutse nyine muri rusange. Nuko natwe twagiye tubibona, twabyishimiye. Abenshi twabonye ko iribagiza yagaragaje nyine kwibuka kudasanzwe, aza atuka Mukantambara, ndetse turahamya neza ko na Rugema nawe ari buze kuba amumerera nabi. Rero aka gace kaba kadushimishije muri filime yacu, tuvuga ngo kabisa iribagiza hejuru, ntabwo meze yibuke cyane kuko nibyo twari dutegereje imyaka n'imyaka, igihe kinini cyane. Ni ibintu tuba twaragiye dutegereza turi benshi cyane. Rero twagiye twongera no kubona yuko iribagiza ni umukobwa ugikomeje gukundana na Cyusa, ndetse